Nongeye kubasuhuza mwebwe tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, namwe mwese mubasha kumenya iyi channel, mukabasha gukurikirana ibiganiro tubagezaho, turabifuriza ibihe byiza. Tugarutse mu makuru rero atandukanye ariko by'umwihariko ya politiki ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se dukurikije ibyo tubona bimaze iminsi haba n'amakuru dufite yo ku byo bigiye kuhaba. Ni ibintu bikomeye kandi ni ibintu biteye ubwoba. Nyuma yo gushya kwa Los Angeles, amakuru dufite ni uko uyu munsi isaha n'isaha n'umujyi wa Chicago ushobora kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Nagira ngo nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere tubanye, udukande subscribe, liking, sharing, commenting, biradufasha cyane kandi ubutanze inyunganizi nziza. By'umwihariko rero tugarutse muri aya makuru, ni uko nyuma y'ishya ry'umujyi wa Los Angeles, murabizi neza abantu bamaze iminsi mukurikirana aya makuru, ni uko nta kintu na kimwe kigeze kigaragara cyangwa gitangazwa ko uyu mujyi cyateje inkongi, nta n'ubusobanuro bufatika bunyuze buri muntu wese ukurikira shene zose mpuzamahanga cyangwa se ukurikira politiki ya Amerika cyangwa se n'ibyo ubutegetsi bwa Amerika bwaba butangaza. Nta kintu kigaragara ko bigeze bagaragaza, cyangwa se nta kintu gifatika bigeze bagaragaza ko iriya nkongi yibasiye uyu mujyi wa Los Angeles igatwika amazu arenga 80,000. Ubwo ni abantu benshi bakarira, abandi ibintu byabo bigashya, ibikorwa mbese muri make ibintu byabaye ni ibintu biteye ubwoba ku bantu barebye amashusho n'amavideo aturukayo. Ariko noneho nyirizina mukibaza ngo iyi nkongi yatewe n'iki, ibi bintu byatewe n'iki? Muri make niyo makuru tugiye kwimbika, kuko turabizi neza ko kenshi na kenshi nk'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo bube ubutegetsi bw'igihangange ku isi cyangwa se babashe kubaka ibintu byabo babigereho, hari ibintu byinshi basabwe cyangwa se nk'iriya leta yasabwe gukora. Murabizi neza ko hari imbaraga nyinshi zihakorera, imbaraga ziri satanike, imbaraga zitandukanye, imbaraga mbese muri make bubatse uburyo ubwo aribwo bwose kugira ngo babashe kuyobora isi, cyangwa se babashe kugera ku budahangarwa uyu munsi bafite. Mu by'ukuri by'umwihariko ni uko nka Amerika mu mateka yayo, dushingiye uburyo ubutegetsi abaperezida bayo bagiye basimburana cyane n'uburyo Amerika yabayeho. Amerika ni igihugu kikayobora nka leta ariko gifite izindi mbaraga zikoresha. Murabizi neza ko n'iyi mitwe yose bagiye izwi nk'abafrimasoni, abeliminati n'abandi iyi mitwe aya mashami yose bavuga neza cyangwa se bizwi neza ko akorera satani, cyangwa se ibyo ari byo byose imbaraga bakoresha ari imbaraga ziri sataniki. N'ibi bintu by'amatsinda y'abahanzi byagiye bigaragara ko kugira ngo bamamare ari uko bakoresha izo mbaraga za eliminati. Ibi byose byatangirijwe n'abanyamerika, cyangwa se byatangirijwe ku butaka bwa Amerika, bikagaragara neza ko kiriya gihugu ari igihugu ibyo ari byo byose gifitanye, cyangwa se bizwi ko gifite imikoranire ifatika kandi n'amasezerano karundura n'imbaraga tuzi neza ko zituruka kuri shitani, dushingiye ku mico no mu myifatire no mu migenzo ibaranga, cyangwa se n'uburyo ari igihugu bigaragara ko ibyo abantu bita kwirinda ibyaha, cyangwa se n'uburyo bumva ko bagomba kwiyubaha, cyangwa mu buryo ubwo aribwo bwose mbese bigaragaza ko umuntu ashobora gukoresha ngo yitwararike, bigaragare ko ari umuntu wubaha Imana cyangwa wizera Imana. Bariya imyizerere yabo cyangwa se imikorere yabo byagiye bigaragara neza ko bo ibyo bintu ahubwo babirwanya, kuko murabizi neza ko Amerika ubwayo niyo nyirizina yashyize imbaraga nka leta ya Amerika muri iki kintu cy'ubutinganyi. Bigaragara neza ko ari nkayo, ariyo, ntabwo ari nkayo ahubwo ariyo imeze neza nk'itegeka ibihugu byinshi ku isi kwemera iki kintu cy'ubutinganyi, kuko muri make ari ikintu cyatangiriweyo mu buryo buri ofisiyeri na leta ikakijya inyuma, cyangwa se bikagaragara ko ahubwo ari byo bintu bemera cyane bitewe n'imiryango myinshi biri inyuma.
ibyo bintu bikazamuka ugasanga no mu bihugu dutuyemo bya Afurika n'ahandi leta zishyiraho nko mu nteko zishinga amategeko zishyira amategeko arwanya abatinganyi, icyo gihe cyane usanga bafatirwa ibihano na leta ya Amerika. Ibyo birazwi byaragaragaye ahantu hatandukanye, ntabwo ari amakuru njyewe nshobora kuvuga ko nshobora kukubwira nimba utaranayumvisha, ariko niko bimeze kuko ni ibintu byagiye bigaragara mu bihugu bitandukanye bya Afurika nyirizina bihatirwa kutarwanya iki kintu cy'ubutinganyi. Bishatse kuvuga ngo Amerika ni igicumbi cy'ubukozi bw'ibibi, cyangwa se ni igicumbi, navuga ko ari laboratwari ya shitani, aho yatangirije ibikorwa byayo byose, cyangwa se n'imigambi yayo y'ubukozi bw'ibibi ku kiremwamuntu. Noneho rero ibyo ni amateka yagiye abaranga, turabizi neza ibimenyetso bya Illuminati cyangwa se n'imbaraga za shitani zigenda zikorera kuri buriya butaka, tukaba tuzi n'ibigo cyangwa se muri make ari ama area 55 zone 51 cyangwa se zone 50, imbaraga zihakorera nk'uko byagiye bigaragara, biriya bigo bikomeye by'umwihariko biba mu kuzimu, cyangwa se n'uburyo byubatswe mu butasi budasanzwe, cyangwa n'ariya mabamuda triangle, uburyo ibyo byose ari ibintu bibitse imbaraga nyinshi za shitani, cyangwa se ahantu hagiye higaragariza ibikorwa bikomeye by'imbaraga zidasanzwe. Bikaba bizwi neza by'umwihariko ko Amerika ifitanye amasezerano, cyangwa se imikorere ya Amerika ifitanye amasezerano yimbitse n'ibi bintu bita ngo ni ibivejuru, cyangwa se imbaraga ikoresha nyirizina ziva ku ma alien. Bikagaragara neza ko Amerika uyu munsi kuba iri muri ibi bihe bibi cyane, ari navuga ngo ari nka revolisiyo y'igongana ry'imikorere y'ubutegetsi, nk'uko amakuru dufite cyangwa se aho tubikesha, ari ikibazo cya revolution iri gututumbayo. Mwibuke neza ko aya matora ya Donald Trump atangira, cyangwa se mbere y'uko aba hari byinshi byavuzwe, kandi na mbere y'uko arahira hari byinshi bigomba gukorwa, kuko birazwi neza ko izi mbaraga zayoboraga Amerika, cyangwa se aba bademokarate, bizwi neza ko ari abademokarate b'ibitambo by'amaraso, cyangwa se ari abantu bakunda intambara. Nyuma y'uko bavuye ku butegetsi, bigaragaza neza ko ibintu Amerika iri kwitegura kwinjiramo aribwo butegetsi bwa Donald Trump agiye gutangiza, bo Amerika igiye kuva mu bintu mu kintu nakwita cy'intambara, ahubwo bakamera nk'abagiye guhindura umuvuno. Ntabwo dukurikije ibintu Trump agiye kubaka, cyangwa se n'imbaraga zibiri inyuma, ukurikiranye uburyo yakoranye na Obama nk'umurepubulika n'ubundi yaje asimbura, wamubanjirije, ariko nyuma hakajyaho Biden, hakaba hagarutseho Trump n'ubundi. Ni ibintu bigaragara neza ko aba bagabo uburyo bakoranye, dushingiye ku mikoranire, amakuru dufite ya Donald Trump cyangwa se na Obama, ibintu nk'abaperezida bakiri bugufi cyangwa bakiri hafi, ibintu bashaka kubaka cyangwa bari kubaka, badashaka ko izi mbaraga za Amerika zo gukomeza kwishora mu ntambara bifuza kuzirangiza, ahubwo Amerika ikatangira urugendo rushyashya, cyangwa se intambwe nshyashya yo ko Amerika igomba kuzamuka mu buhanganye, cyangwa se igakomeza kubaka igitinyiro cyayo mu byerekeranye n'ubukungu. Ni ahangaha bo bari gutagitinga iby'intambara, imishinga Amerika iri gutegura. Ntabwo bashaka ko Amerika izakomeza kwiyenyegiza mu ntambara ku isi, ahubwo bo bafite gahunda y'uko nyuma y'uko Trump arahira, ibyerekeranye n'intambara Amerika izaba imeze nk'iri kubivamo, ahubwo yinjira mu cyo bise ekonomi, cyangwa se ubukungu ku rwego rw'isi, no kuzamura Amerika mu byerekeranye n'igitinyiro cyayo mu buryo bw'imbaraga z'ubukungu, cyangwa se gukomeza kuba igihugu gikize ku isi, ikubaka ibigwi byayo, kuruta uko benshi bamaze kuyicishamo ijisho ko Amerika ari iteza intambara ku isi, ubundi bakita ko ari bo bafite ijambo mu muryango w'abibumbye, babungabunga amahoro. Ariko byamaze kugaragara neza kandi bizwi neza ko Amerika uyu munsi wa none, ziriya mbaraga nababwiye, cyangwa se benshi musanzwe muzi ziyoboye isi, uyu munsi harimo ikibazo gikomeye, ari byo bintu byateje iri shya rya Los Angeles,
inkongi imeze kuriya umujyi ugashya ku buryo imiborogo cyangwa se igihombo cyahiriye iyi nkongi yateje muri uriya mujyi wa Los Angeles gushya ahantu harenga amazu arenga ibihumbi 80, ni ibintu biteye ubwoba kandi ni ibintu bikomeye cyane. Ariyo mpamvu nababwiraga ngo iyi nkongi ntabwo yari inkongi y'umuriro gutya yaje gutyo nk'inkongi, ahubwo ni izi mbaraga, ni izi mpinduka zigiye kubaho ku isi zateje iki kibazo. Muti kubera iki? Turabizi neza amakuru dufite ni uko isi uyu munsi aba bantu bari ku butegetsi bwa Amerika, aba bita ngo ni aba deep state kabaro, aba bategetsi b'umwijima cyangwa se abagiye bayoboye imiryango iteye ubwoba, imiryango bigaragara ko ari imiryango y'inkozi z'ibibi. Ibi umuntu uwo ari we wese abivuze ndumva nta soni byaba bimuteye, kuko ntabwo wavuga ngo yaba Illuminati y'aba Freemason, yaba n'abandi, yaba n'aba batinganyi n'abandi, iyo ni imiryango wumva ko ifitiye kugira neza ikiremwa muntu. Ni imiryango yabayeho itangira mu buryo yo yumvaga ko izashakira ibitambo shebuja wabo bakorera shitani. Ubwicanyi bwagiye buba ku isi, imijyi bakayirimbura bitewe n'igihe bageze, bitewe n'igihe cyabo cyo gutamba ibitambo. Ibi birazwi, uburyo za Bengazi zarimbuwe, uburyo hariya muri Iraq harimbuwe, ibyo byose birazwi. Ni ibintu byagiye bibaho ku makalendari, bakavuga ngo uyu mujyi igihe n'iki tuzawutambamo ibitambo, bakabitamba. Noneho rero aka kavuyo kavutse ni uko imyumvire ya Trump cyangwa se n'imikorere ye. Trump ni umuntu ushyira imbere ubukristo, ibyo birazwi. Trump ntabwo ari umutegetsi uje gukora mu kwaha kwa shitani, cyangwa se ngo avuge ngo njyewe ngiye kujya ku ntebe kugira ngo nzashakire ibitambo aba bakozi ba sekibi cyangwa se nyirizina shitani. Noneho rero bitewe n'umugambi bafite cyangwa se kugaruka ku butegetsi bwa Trump, aribwo biteganyijwe ko hazabaho icyo bise ngo ni EBS, iriya minsi y'umwijima nyuma y'uko Trump arahiye. Mbere yaho ibi bintu byamaze guteza akavuyo, ibi bintu byamaze guteza ikibazo gikomeye ku butegetsi bwa Amerika cyangwa se muri leta ya Amerika. Ikimenyetso cya mbere cyabaye nyuma y'uko babona ko ibitambo batazongera kubibona nk'uko basanzwe ku isi. Los Angeles iyi nkongi yahabaye byari bimeze nko kwigaragambya kw'aba badayimoni cyangwa se ya mashitani akorera ku isi. Benshi barabihombeyemo, yaba abakorera shitani cyangwa se yaba batahakora, ariko bizwi neza ko Los Angeles hari ibikorwa byinshi bya sekibi. Ariyo mpamvu habayemo kuvuga ngo nibishaka birimbuke. Uyu munsi wa none bikaba bikomeye cyane, cyangwa n'amakuru dufite ni uko n'umujyi wa Chicago isaha n'isaha uraza kwibasirwa n'inkongi y'umuriro, cyangwa se habe ibindi bikorwa bidasanzwe ku buryo ikiremwamuntu gishobora kuhazaharira, biturutse ku ki? Ku kurangira cyangwa se ku guhagarikwa kw'imikorere y'iyi miryango, cyangwa se n'uko babona imbaraga bari bafite mu muvuduko wabo wo gukomeza kwenyegeza imbaraga zabo, yaba iby'ubutinganyi ku isi, Amerika ngo ibijye inyuma, cyangwa se perezida wabo n'ubudahangarwa akomeza bishyigikire, yaba ibi by'intambara z'ubwicanyi bibasira ibihugu bakabirasa bakabisenya, cyangwa bakomeza kuba inyuma y'imitwe y'iterabwoba, kandi bitwa ngo nibo nk'igihugu gikomeye muri ONU cyangwa se muri UN gifata ibyemezo. Ibi bintu bakaba babona neza ko isaha n'isaha umushinga Trump agiye gutangiza nanava ku buperezida, kuvuga ngo Amerika izananirwa gukomeza gushimangira iby'ubukungu irimo, ngo isubiye mu bintu by'intambara. Ibi kandi bamaze kubona neza ko intambara kuzigumamo ibihugu byinshi nk'Uburusiya cyangwa n'Ubushinwa bari nabo baticaye ubusa, bari kuzamuka isaha n'isaha, bashobora kuzabarusha imbaraga bakomeje kuguma mu by'intambara. Ibyo birazwi uburyo Uburusiya bwigaragaje ko Amerika itabukanga mu byerekeranye n'ibisasu cyangwa n'ibitwaro cyangwa no kurwana intambara. Igeragezwa ryabaye muri Ukraine, buriya ibihugu byagiye mu mirya, umutegetsi wa Amerika itabona ko gukomeza kwenyegeza intambara atari yo nzira yo gukomeza kurinda icyubahiro cya Amerika cyangwa se n'ubutwari bwayo cyangwa n'ubudahangarwa. Ariyo mpamvu Trump mu byo yavuze ko umunsi azarahira intambara
Amerika izaba imeze nk'ishyizeho akadomo zitazongera kugaragara mu bikorwa cyangwa se muri gahunda ya leta ya Amerika. Ibi bikagaragara neza kandi bigashimangira neza ko ariyo mpamvu amakuru dufite, amakuru agaragara kandi tuzi neza ko ari amakuru atariho ivumbi, iri rimbuka cyangwa se iri shya ry'uyu mujyi wa Los Angeles, igikuba kigacika hagashya ahantu hangana kuriya mwagiye mubona ku mavideo n'amashusho amaza arenga 80,000, ni ibintu biteye ubwoba. Kandi na nyuma yaho, mbere y'uko tariki 20 zigera, amakuru dufite ni uko umujyi wa Chicago ushobora kwibasirwa nawo n'inkongi y'umuriro cyangwa se mo kimwe, hakabaho ibindi bikorwa nanone biteye ubwoba, ku buryo aba bakozi ba shitani ibyo ari byo byose bavuga ngo ibyo ari byo byose, murabizi ko uburyo shitani akora ni uguhombya ikiremwa muntu kitamwemera cyangwa kitamwizera, cyangwa mo kimwe nawe ibyo yaguhaye yabona ko ugiye kubigumana, kandi ibyo imishinga yabonaga ko itagenda neza akabiguhombya. Ibyo ni ibintu tuzi ku bantu twagiye twumva cyangwa se dusobanukirwa n'imikorere ya shitani, cyangwa se abantu bafite imbaraga ziri satanic babasha kugira ibikorwa bageraho by'iterambere babikura muri iyo myuka. Ni ukuvuga ngo ubusabwa ibitambo wabibura, cyangwa se shitani yabona ko agiye guhomba kuri bya bintu bye yaguhaye tayari, ubwo ibyo yaguhaye nyine akabigira umuyonga. Byagiye birazwi cyane, niba ngombwa tuzongera dukora ikiganiro ku byerekeranye n'imikorere ya shitani cyangwa se n'abo igenda iha imitungo. Nuko imitungo ya shitani n'ubundi iyo yayiguhaye, iyo mitungo usabwa n'ubundi bari nk'aya yagutije ntibari iyawe, kuko ntabwo ushobora kwishimisha uko ushaka ngo uvuge ngo nzabisazana isaha n'isaha, ikosa rimwe gusa shitani ibasha kubyisubiza. Niyo mpamvu abakorera shitani iteka ryose umutima uhora uhagaze. Nimba yaraguhaye inzu ukubaka ama etaje ukagira gute, ariko hari igihe agutegeka kurara nabi, ukarara ntube warara unezerewe cyangwa urara ahantu heza. Ibyo ni ibintu bizwi, cyangwa se mo kimwe ugahora muri ubwo bucakara bwe, n'ubundi ugasanga kwitwa umukire runaka cyangwa se umuherwe runaka biragaragara public, ariko we mu mutima wawe no mu myitwarire yawe, uretse kuvuga ngo abantu baranyubaha barantinya, ariko ubwawe ugendana ikibazo wumva ko utaguwe neza. Kubera iki? Nta mahoro uba ufite. Nk'uko n'abizera Imana cyangwa se n'abakristo bavuga, nk'uko bivuga, ikavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ariyo mpamvu rero uyu munsi wa none Amerika yibasiwe kubera impinduka zigiye kubaho zikomeye cyane. Dukomeje mu makuru dufite cyangwa kuri iki kiganiro, ni uko Amerika igiye kwibasirwa bikomeye kandi n'ibitero bikomeye mu buryo buteye ubwoba. Nyuma y'umujyi wa Los Angeles nababwiye ngo Chicago igiye kwibasirwa bikomeye, cyangwa no mu yindi mijyi no mu yandi mareta. Birazwi neza ko ibyo ari byo byose, cyangwa se amakuru dufite ni uko uyu munsi tugeze tariki 14, ariko mbere y'uko Trump arahira ku itariki 20, Amerika igiye kujagarara muri iyi minsi 5 isigaye imbere. Igiye kujagarara henshi na henshi, ibitambo bitambwe, yaba iby'impfu z'abantu, yaba iby'ibihombo, cyangwa se yaba iby'irimbuka ry'imijyi nk'uko Los Angeles yamaze kurangira ibitambo byayo bitambwe. Ariko noneho nyirizina ibi byose bikaba bitegura akavuyo gashobora kwirindwa, cyangwa se ari nabyo bigiye gutanga imbaraga kugira ngo Amerika cyangwa n'isi nyirizina, buriya nubwo yitwa ngo ikomeye, nayo ishobora kurindirwa umutekano, kuko nabo ni abantu nkatwe. Birazwi neza ko nyuma y'irahira rya Trump, ubwo hazaba hinjiye mu cyo bise ngo EBS 10 Day of Darkness, kugeza ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere, Amerika iraba iri desordre. Gusa umutekano ugomba kuba urinzwe ku rwego rwo hejuru. Ariko nicyo nababwiye ngo ibi byose iyi minsi 10 zabihatse akavuyo gashobora gutezwa n'aba deep state kabaro, aba bategetsi bo mu mwijima, cyangwa se izi mbaraga zagiye ziyobora cyangwa se zagiye zigaragaza ko arizo zigize Amerika cyangwa se ziyoboye, bikagaragaza neza ko ibi bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye, kandi bikagaragaza neza ko
ibi bintu byagiye biba ari ibintu bishobora kuba bishobora kurangirana n'iki gihe, mu gihe Amerika igiye kwinjira mu yindi faze noneho y'ubukungu, isi igatangira kubona amahoro, kuko birazwi neza biri mu buhanuzi ko igihe kizagira intambara zikamera nk'izirangiye, isi ikabona amahoro, ibintu bikajya ku murongo, akajagari k'intambara kakarangira, ibyo birazwi nk'ibintu byagiye bihanurwa cyangwa se bivugwa, ariko nagira ngo mbabwire ngo muri iki gihe cy'ubu butegetsi twari turimo bw'imbaraga z'imikorere ya shitani ku mugaragaro, ubu ni ukuvuga ngo bigiye kurangira, haze isi y'umudamararo cyangwa se y'umunezero, hatangira gukora imbaraga noneho n'ubwo bwicanyi nibunabo buzabaho mu ibanga, nta by'intambara zifunguye, kuko ikintu tugiye kwinjiramo ni igihe cy'ubukungu ku rwego rw'isi. Ego ibitambo bizatambwa bitewe n'uko iyi miryango itarimbutse cyangwa se aba bicanyi ntaho bagiye, ariko nyirizina noneho kuvuga ngo ku mugaragaro kwibasira ibihugu runaka ngo barahakora intambara, barica imijyi runaka cyangwa bararimbura, ibi bigiye kurangirana n'ubu butegetsi bwa Biden mu buryo burofisiyeri. Inyuma y'irahira rya Trump, isi iramera nk'ihinduye umuvuno, Amerika irashaka kwikuraho igisuzuguriro, kuko amateka yayo cyangwa se n'ibyo yagiye ikora mu mateka yiranze, bagaragaje ko ari abantu bakunda intambara cyangwa bagiye baba mu ntambara cyane, ariyo mpamvu ibi bintu bigiye kurangira, tukinjira mu yindi periyode y'ubukungu, ariho shitani ashobora kuzafatira abantu mu kurengwa cyane, bakibagirwa gusenga cyangwa bakibagirwa Imana, kuruta uko batambaga ibitambo abantu bagapfa amaherere cyangwa se mu buryo bw'intambara cyangwa n'ibyorezo. Ibi bigiye kurangira, ariko nyirizina umuntu usenga asengere Amerika, kuko iribasiwe kandi igiye kubangamirwa bikomeye. Navuga ngo nyuma ya Los Angeles, amakuru dufite ni uko Chicago igiye kwibasirwa, ariko nyirizina nyuma y'irahira rya Trump hazaba akavuyo gakomeye n'uburinzi bukomeye muri Amerika, ku buryo umuntu uzaba uri kuri buriya butaka bwa Amerika yewe azaba ari mu buzima buri danje mu gihe kirenze cya konfinema twabayemo cyangwa ya covid guba mu rugo, kuko hazaba hari akavuyo n'imbaraga n'uburinzi biteye ubwoba muri iriya minsi 10 kugeza tariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Mugire amahoro rero kandi mukomeze guhirwa mu byo mukora byose, turabakunda cyane. Nimba ari ubwa mbere tubanye, tujya tubabwira ngo dukande subscribe, liking, sharing, commenting, inyunganizi yose utanga bitewe n'uko byumva turabyakira, kandi tubyakira n'umutima ukunze. Mugubwe neza.